ndamuhagurutsa umuriro fire shakaya payata. Daimoni witwa nde? Daimoni vuga shakaya mine tolevuma rataya shakaya witwa nde? Daimoni witwa nde? Lakaya ushaka iki? Rekura umwana w'Imana rapaya saya mine tolevo rakaya shaya milato ritayafa rekura ugeze hehe ugenda soka uri hehe witwa nde? Daimoni witwa nde? vuga jenda umwana w'Imana umuriro fire fire mu izina rya Yesu amen. Icara hasi Nyagahene yes vuga ngo amen. Ongera ngo haleluya. Mwami Imana turagushimye. Witwa ndiho uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri. Uri Imana ikuri buzima ikazana ibuntu. Uri Imana izuri byari byarapfuye bikemera. Natuye umugisha ku mugaragu wawe zoteye amanda shakaya mine zotelevo. Uri Imana izuri byari byarapfuye bikazuka rota yaza mineto. Uri Imana izuri araza aramaze iminsi ine mumva. Yes, reka tubasuhuze kandi nanone tubifuriza ibihe byiza mwebwe mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku munsi mudahwema kubana natwe, ndetse dushimira cyane mwebwe muba mwarakoze subscribe kugira ngo ibyo dukora byose birusheho kubageraho bitagoranye. Dushimira abantu bashobora kuba badukurikirana bari hanze y'u Rwanda, muhabwe umugisha n'Imana. Hanyuma birashoboka yuko ushobora kuba utameze neza udukurikiranye, reka nawe tukubwire ngo humura mu ijuru hari Imana ibasha gutabara. Hanyuma tudatinze nyumva kuri mikoro ni Zakari cyangwa se Bicyahe, ngira ngo shene zacu mukunda kudukurikiraho cyane murazimenyereye nk'ibigwi byanjye TV, Jofem TV ndetse n'izindi mukunda kutwumvaho cyangwa se kuturebaho. Ngira ngo inshuro nyinshi tuba twabazaniye abatumirwa kuri kamera. Ngiye nkunda kwibera inyuma ya kamera, banza ntinya kamera nka Beni. Nyuma ya Beni ura tuba turi kumwe, inyuma ya kamera tuba turi kumwe na Beni. Nawe atinya imbere ya kamera. natwe twese turatinya. Muratinya namwe? Ngiye ntago nyantinya ngewe. Kare. Cyo dutinya n'abadayimoni kurusha, ariko nabo tukabakubita bakikubita hasi. Hanyuma rero abakunzi bacu mudukurikirana ngira ngo murabona ko bidasanzwe. Uyu munsi twatumiye prophet cyangwa se pastoro, nari nkwise prophet byose nibyo kuko mu Kinyarwanda tubyita nabi. Umunabi rero aba ari prophet. Prophet. Turi kumwe na prophet cyangwa se pastoro. Hanyuma iburyo bwe turi kumwe n'umustari abantu benshi muramuzi muri cinema zigiye Nyagahene. Bamwita Nyagahene. Hanyuma reka dusabe hano prophet abanze yibwira abakunzi bacu, hanyuma hirya nabwo atuwerekeze mikoro hirya nabadusuhuza. Yesu nashimwe ndabakunda cyane. Nitwa Prophet Jean de Dieu Ndagijimana. Ndi umunyarwanda ariko simba mu gihugu cy'u Rwanda, mba mu gihugu cya Uganda. Then ndi pastor. Imana eduhana umugisha. Ndabakunda mu izina rya Yesu. Amen. Nyagahene ko ariko kurwanya impamvu ari kurwanya, impamvu agiye kurwanya ubundi ikizira nuka. Haleluya. Prophet, amen. Haleluya. Amina. Ikizira gitinya hera. Bivuze ngo niyo mpamvu atangiye ibi mu kanya gatoya. Eliya n'abahanuzi ba Bayali bubatse igicaniro cy'Uwiteka. Hanyuma bamaze kucyubaka, turakoresha cyane. Ndakubaza wari nari mari.
turakoresha icyanditswe. Wari uhari wowe? Turakoresha icyanditswe nari mpari. Mu cyanditswe nari mpari. Rero igitumye mbivuze Eliya n'abahanuzi ba Bayali bose bubatse ibicaniro, ariko abahanuzi ba Bayali baratangira barasenga, ariko ntacyo bagezeho. Ariko Eliya yavuze rimwe gusa. Yese bitungana nye. Buriya mu kanya rero muraza kubona. Ariko wowe ntago wari wowe reka dusenga Imana, turaza kubona Imana ikora. Imana ishobora gukora ibintu bigahinduka. Yesu Kristo. Wari uhari wowe? Twagiye. Abakunzi bacu ntabwo biri buze koroha. Biroroshye. Reka twakire Nyagahene. Nyagahene ntabwo tuzi idini asengera. Murakoze. Ahantu hose bavuga Imana ishobora byose. Ngenda asengera. Ariko wowe ntago ari uriyo. Narempare niyo mpamvu uyu munsi bije bikagaragara. Uyu munsi ndumva ndi mu mwuka gukubita abazimu n'abazimukazi. Reka Nyagahene nawe twibwire. Njye nitwa Kayitaba Emmanuel alias Nyagahene. Abadukurikiye bose baturebe neza. Ariko uyu ntago yari ahari mwana. Bavuga ko atarari. Ni hera atarari. Ngaho aho atarari ni ku gicaniro cya Eliya n'abahanuzi ba Bayali. Eliya ninde? Niba umuzi wowe. Bibiliya iratubwira neza ngo Eliya yari umuntu wari umeze nkatwe, ategeka cyane kwimvura itagwa imyaka 3 n'amezi 6. Nyagahene arakurwanya avuga ko Eliya utamuzi. Nyine impamvu nanjye mpagaze nka Eliya. Niyo mpamvu mu kanya muraza kubona Imana iri gukora. Mu kanya Imana iri muri cye iraza gukora. Twumvikana ikintu kimwe. Sura umusitari. Reka twumve. Sibamwita umusitari. Turaje turebe umusitari mu by'Imana. Uri umusitari mu by'isi, nanjye ndaje mu umusitari mu by'Imana. Haleluya. Amen. Dukomeze vuga. Arewe. Umva. Iyo bavuze Eliya. Ni arya bavuze Jean Baptiste. Jean de Dieu. Noneho Eliya niwe Jean Baptiste waje gutegura umwanya w'umwana w'Imana witwa Emmanuel. Nyagahene azi Bibiliya. Ndabeshye. Uriya bafashe bakamuca umutwe Ni Yohana. Jean Baptiste. Yohana nyine Jean Baptiste. Niwe Eliya wagarutse aja gutegura inzira y'umwana w'Imana ishobora byose. Rero icyo nshatse gusobanura. Buretse gatoya banza gusobanura. Yego. Buretse amusobanure. Niwe tukibwira, niwe tubwira. Urabona ushobora gufata etage ngiyi cyangwa iriya ugasanga ireshya nawe. Ushobora kunsengera wowe. Ushobora kunsengera wowe. Icyo bisobanura niki? Bibiliya ivuga neza ngo iyo umuntu ari umwana w'Imana atari umukozi w'Imana, umubyumve neza mu bintu bitandukanye. Umwana w'Imana n'umukozi w'Imana ni ibintu biri bitandukanye. Noneho umwana w'Imana rero ategeka ibyo ashatse byose akabihabwa. Bivuze ngo uyu munsi ntabwo ari ejo. Ntabwo ari ejo. Imana iraza kugaragara. Abarimwa. Uri umusitari mu by'isi. Ariko nanjye turaza kureba imbaraga z'Imana. Yewe nibarize Nyagahene. Yego. Nyagahene twumvishe azi Bibiliya. Uko abisobanuye koko Eliya niwe Yohana. Niwe Yohana Jean Baptiste. Ibyo uvuze n'ukuri. Nyagahene kubera icyo uzi Bibiliya ariko ukaba utari umukristo. Ngende umukristo cyane ahubwo. Usengera muri Bibiliya. Wavuze ngo ugeze hose urasenga. Aho bavuga Imana hose ngenda hagera. Uri umukristo. Uri umukristo nyamukristo. Profeta arimo aravuga ngo aragusengera. Hari impamvu. Hari ibintu. Ego. Bibiliya ivuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base. Nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye. Ngo kandi ngo abo bantu ntibabyawe n'amaraso yo kubw'umugore n'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Bibiliya ivuga ngo muri abaso Satani. Kuko ibyo ararekera ibyo mwibwira. Bivuze ngo Nyagahene akakanya kubera ko atarahinduka. Ngo nyine narahindutse ahubwo umva. Okay. Turacyaganira ariko mu kanya nitwinjira mu cyanditswe turaza kubona Imana ikora cyangwa idakora. Turakoresha icyanditswe.
reka ubundi tugisengere. Barize Nyagahene ni umwe mu bagabo bagiye bagaragara cyane muri sinema nyarwanda ndetse akina cyane mu bintu bijyanye n'amakomediyani ariko kugira ngo zari filime zigisha cyane. Uyu munsi wa none Nyagahene ntabwo urimo uragaragara muri social media cyane cyangwa se muri sinema nyarwanda. Yego. Byagenze bite? Ubundi baravuga ngo njye nkunda gukoresha igifaransa cyane. Yes. Iyo bavuze ngo iyo ushatse gukora neza usubira inyuma. Icyo ni ikinyarwanda. Nyine niyo ushaka kwiruka ahantu kure ibyo avuze ni ukuri. Ushaka gusimbuka ahantu kure urabanza ugasubira inyuma kugira ngo ubone noneho wamara gusubira inyuma ukamenya ngo urahita uzamuka vuba urahita usimbuka. Sibyo? Icyo cyo nanjye ndacyemera. hari ibintu ari gutegura bikomeye. Ntabwo bikomeye cyane. Ni bike bike. Nuvuga ngo si jamais tu veux être catholique ugomba gusubira inyuma noneho ugahita uzamuka. Yego. mugire dusenge genda muri gukurura ikiganiro kiryoshye cyane ariko genda mu mavuta yo gukubita amahembe na nyabingi. Ikibazo cyawe uri kuyazimya kandi ayo mavuta niyo icyatumye asubira inyuma. Ntabwo ari we. Ntabwo ari we. Ni inkuru yindi ikomeye yatumye asubira inyuma kandi mu gusubira inyuma nta yabigizemo. Urwego gezeho cyangwa yakabaye ariho sigo uyu munsi ariho. Bivuze ngo hari imbaraga mbi yamutsikamiye imusubiza inyuma. Iyo mbaraga uyu munsi niyo ndi bukubite. Iyo mbaraga urayemera ko gusubira ntabwo yabimenya. Nese yabimenya. We ntiyabimenya. We ntashobora kubimenya. Musobanura iyo mbaraga. Sobanura iyo mbaraga. No kuvuga ngo hari ikintu bita karande yo mu muryango. Urayizi se? Iyo karande yo mu muryango ituruka ku basogokuruza bawe. Kandi basogokuruza bawe bituruka ku bintu bakuvuzeho. Nibyo bagukozeho. Uyu mugabo rero bamutambyeho igitambo kitabi n'inzoga. Haleluya. Rero buretse gato. Buretse gato nta n'inzoga njya buretse nyine se tubyumva. Uzi bishop mwebwe muri kunjyana uretse rata bari kunjyana mu mubiri cyane kandi gende mu isi y'umwuka. Bibiliya iravuze ngo hari karande zo kwa basogokuruza bande. Imana ibwira Aburahamu ngo siga imana za Sotera urebe ukuntu ujyana mu gihugu nzakwereka. Uyu mugabo gusubira inyuma si we. Hari umuntu wo mu muryango we wapfuye azize inzoga n'itabi. Uwo muzimu niwo wamuteye amukubita hasi amusubiza inyuma ariko Imana ije kumuhagurutsa ndetse muri uku kwa karindwi mvugira ngo amina Nyagahene vuga ngo wabwiriye. Haleluya. Amen. Imana iravugana nanjye. Yatangiye urumva Imana iravugana nanjye. Iryo yere kuraryemera? Ntabyo ndemera njyewe. Uretse nitugera mu byanditswe araza kuryemera ndabizi. Gute? Turakoresha icyanditswe ntiwemera Bibiliya se? Ibyanditswe ni uretse gato Bibiliya yemera ntuyemera? Ndayemera cyane. Ubwo yemera nitumana utangira kuyikoresha. Ndabizi Nyagahene ritamenya karande ziwabo. Karande ziwabo namara kuzimenya arizo zamutsikamiye kandi kimenye nk'umuhanuzi w'Imana ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi Nyagahene Imana imukoreye igitangaza muraza mu uku kwezi uko 20 z'ukwa karindwi Imana imukoreye igitangaza kiza kandi kidasanzwe. Mwese muza kurebesha amaso kuko uyu munsi yahuye n'umuhanuzi w'Imana. Hari ibintu bigiye guhinduka, hari ibintu bigiye gucuka. Yego ndanabivugira nawe uzazo bivuga. Hari ibintu bigiye guhinduka abantu bose bakabibona. Kuko Imana imuhuje n'abantu b'umumaro. Imana nishimwe. Haleluya. Oya bivuga ubikuye ku mutima cyangwa ubireke. Ndakubwiza ukuri ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka Imana irakwibutsa kubera wicaranye n'umuhanuzi w'Imana. Shaka ya mandati levoma rata ya somine tolevomanda shaya umva Imana nishimwe. Haleluya. Rero ikiganiro cyarangiye se ngo dukoreshe cyanditswe
turebe imana ko ikora tubanza tubaze Nyagahene. Embaza ndagusubiza. urakoze cyane uretse gato nanjye uravuze ijambo ryiza rikomeye n'ubundi na Eliya yabanje guhereza abahanuzi ba Bayali babanza kuba ari bo basenga komeza rero mubanze wowe Reka tubanze tubaze Nyagahene. mubanze Nta kibazo ngenda mubaza. Nyagahene Yes. Ibyo uyu muprofeta avuze byo kuvuga ngo hari umuntu wo mu muryango wanyu wapfuye yishwe n'inzoga n'itabi akaba ariyo karandi gukurikirana bikaba byaranasubije iterambere ryawe inyuma we watubwiye uti iyo umuntu ajya gutangira arabanza agasubira inyuma ariko umuhanuzi waravuze ngo siko biri hari umudayimoni kugendaho kandi biraje bihinduka muri karandi urabyemera Ntabwo njye nabyemera. impamvu utabyemera iyo umuntu aboshye amaguru n'amaboko atazi ko aboshye ntabimenya iyo umuntu aboshye ntajya amenya ko aboshye haratorezo manda Hapana manda. Kapara kataka. icara do ndabona zitangiye kumuhagurutsa Kwanza wumve se. tuzi aha hari nyina senge yapfuye ari inkumi uwo rero niwe wamuteye naramubwira ngo ntuzigere ushaka Nose wowe urashatse. yego rero uyu munsi Nyagahene jya mu mavuto nyumve neza Noneho tureke ibintu byo Banza wumve se. reka buretse gato tureke ibintu byo kuburaga tugendane mu isi y'umuntu munyamakuru Areretse. wamaye kariya karabo ukazane hano. aha akarabone bivuze ngo ni ikimenyetso cy'ubutsinzi bugiye kugera kuri we aha hari ibintu bigiye kufunguka sha abazimu barapfa yego lataya ampaye ikimenyetso cy'urumuri bivuze ngo ni ubutsinzi lataya shile manda bivuze ngo hari ubutsinzi buje kuri we urumuri rw'ururabo rwiza ruje ku buzima bwe Imana ivuganye nanjye ngo ikuyeho karande ikuyeho ibitumano n'ibyoherezanyo ni Imana ije gufungura umugisha ku mugaragu wayo laterozo manda shaka ya minezote tayava mwebwe murabyita ibintu byo gusaga genda njya ngo twinjire mu isi y'ubuhanuzi ibyo bintu byo gusaga byanyu bizane nyuma y'ubuhanuzi mbareke buretse gato hari ibintu tugiye kwirukana Nyagahene ni ukuri kuhoraho ikimenyimenyi araje arayikubita hano hasi abazimu baratumuka mubireba uretse n'ubukwe uyagomba gutunga n'imodoka shaka ya mandati level rapata ya sitelaya Imana igiye kumucushiriza amahirwe hari amahirwe yatakaje hari ibyo byari byarapfuye ariko Imana ije kubizura fata Bibiliya dusome mu izina rya Yesu mu mayakanya mumfatire Bibiliya dusome kandi mukanya ngiye gukora ikiganiro mpagaze mu nyamburi no kamera mu nyamburi no mikoro kuko ngiye gusengera umuhanuzi w'Imana nawe ejo bundi araba ari nabi ari mahanurira abantu b'Imana ari kuvuga imodoka yitwara mu izina rya Yesu Imana idakora ntuzayisenge yego ariko Imana idakora ntuzayisenge Imana itavuga ntuzayisenge yego Imana nishimwe ihimbazwa haleluya amen aha fatira n'akakarabo yego dusomere Yakobo ibice 5 ibigambo byawe uhere ku murongo waho wa mbere murongo wa mbere ndaguhagarika ngaho yemwe batunzi mwe oya simbuka hera karindwi nibyo byiza nuko rero bene data mwihangane mugezaho umwami Yesu azazira dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro ayirindira yihanganye kugeza aho umwami Yesu azazira imvura y'umuhindo n'iyitumba mube ariko namwe ihangana mwikomeze mu mitima kuko kuza k'umwami Yesu kubegereje ariko nimwitotombane bene data mudacirwaho iteka dore umucamanza ahagaze ku rugi uw'abahanuzi bahanuye mu izina ry'umwami Imana mubakureho icyitegererezo uretse gatoya n'uw'abahanuzi
bivuze twebwe abanabi twebwe abahanuzi b'Imana umwami Imana twahanuye niwe uyu munsi ugiye gukorera mu mugaragu w'Imana akabohoka uw'abahanuzi bahanuye mu izina ry'umwami Imana ntabwo ari mu izina rya Jesu. Tugiye guhanura mu izina ry'Imana data wa twese kugira ngo umugaragu w'Imana abohoke. Ahubwo izi ntebe muze kuzicunga kuko mu kanya ziravunagurika nimureba nabi kuko umuhanuzi w'Imana agiye gukira. Komeza. Ntabwo twayivunaho. Mwibuke yuko abihanganye tubita abanyamahirwe. Mwumvise ibyo kwihangana kwayo kandi muzi ibyo umwami Imana aherutse kumugirira kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe. Amen. Ariko ikiruta byose bene data. Haleluya. Komeza. ariko bene data ikiruta byose ntimukarahire naho ryaba ijuru cyangwa isi cyangwa indi ndahiro yose, ahubwo ijambo ryanyu ribe ye oya kugira mudacirwaho iteka. Hari iteka ryari ku mugaragu w'Imana ariko iryo teka uyu munsi rirarangira. Mwese muri mwe harubabaye. None se wowe nyagahene ntubabaye? Ngaho senga ni igisubizo Imana yakiguhaye. None se Imana ejo bundi kujya kugira neza uraza kuririmbira Imana. Uraza kuririmbira Imana. None se nyagahene nturwaye? Reba ibisazi birahagurutse atumira abakuru b'itorero aribo batwebwe ba profeti. Aba bantu mwadutumiye Imana ibaho umugisha. Imana yari ibizi ko ndi buhura n'uyu mugabo ahantu ayatayasire manda. Imana yari ibizi ko uyu munsi hari umuntu uri buboho. Haleluya. Yego tega amatwi. Kandi naho waba warakoze ibyaha ugasambana ugakora ibintu byose uzaba ubibabariwe. Wasengeye uriye. Imana nishimwe. Komeza. Amen. Mwatura ibyaha byanyu kandi musabirane. Yego kugira ngo mukizwe. Yego gusenga kumukiranutse kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Rekeraho ngaho ako kantu kongerewe. Dore Eliya yari umuntu wari umeze nkatwe ntashobora icara rataya ndategetse icara mu izina rya Yesu ndategetse. Komeza tugende. Eliya yari umuntu wari umeze nkatwe. Eli na Jado nawe yaba umuhanuzi nka Eliya aseba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka itagwa. Yego nanjye ngiye gutegeka ibyo uyu muvandimwe byari byaranze byose bigiye kwemera. Soma ijambo rimwe tujye gusongeramo noneho ryo n'iryagahebuzo ryo rya nyuma umva umurozi wamuzengereje. Soma mu Kuva igice cya 22 uhera ku murongo waho wa 17 urekeraho uwo wonyine. Ubundi 22:17 yego mu Kuva aravuze ngo umurozikazi soma neza witonze. Umurozikazi ntuzareka abaho. Umurozikazi waroze nyagahene ntakwiye kubaho. Nyagahene agomba kuba muzima akabohoka akakira igitangaza cy'Imana akakira gukora kw'Imana akakira imodoka akakira ibyo byari dolasa manda shirapa rita paya minezo. Data mu izina rya Yesu ndi mu maso yawe sengeye umugaragu wawe ndamubohoje umuriro rota ya shamanda rifa paya rota ya sakaya mu izina rya Yesu ndamuhagurutsa umuriro fire shakaya payata. Daimoni witwa nde? Daimoni vuga shakaya mine torivuma rata ya shakaya witwa nde? Daimoni witwa nde? Lakaya ushaka iki? Rekura umwana w'Imana rapaya saya mine torevo rakaya shaya milato ritayafa. Rekura ugeze hehe ugenda soka uri hehe witwa nde? Daimoni witwa nde? Vuga
vuga vuga genda umwana w'Imana umuriro fire 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 yewe fire mu izina rya Yesu amen icara hasi haleluya icara hasi Nyagahera Yes. vuga ngo amen Amen. ongera ngo haleluya haleluya mwami Imana turagushimye witwa ndiho uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri uri Imana ikuri buzima ikazana ibuntu uri Imana izuri byari byarapfuye bikemera natuye umugisha ku mugaragu wawe zote amanda shaka ya mine zote revo uri Imana izuri byari byarapfuye bikazuka rota yaza mineto uri Imana izuri araza aramaze iminsi ine mumva kuba uhagurukije umugaragu wawe ndabigushimiye uhabwe icyubahiro iyo uvuze biraba kandi wategeka bigakomera witwa ndiho haguruka mu izina rya Yesu ndeba banzu ndebe Imana ivuganye nanjye iguhaye umugisha icya kabiri Imana iguhaye amafaranga icya gatatu Imana iguhaye umubiri munini icya kane Imana irakwaguye icya gatanu iguhuje n'inshuti z'umugisha kandi Imana ivuganye nanjye ku itariki 30 z'uku kwezi hari urupfu rwari rwihuse rwari gutunguye ariko ivuganye nanjye ku itariki ya 30 ahubwo Imana ikoreye ikindi gitangaza cya kabiri cy'inyuma y'itariki 20 niko Imana ivuganye nanjye hari ibintu Imana irangije hari ibintu Imana ihinduye ku buzima bwawe kandi Imana irongera kwaguye kandi Imana iguje inshuti z'umumaro kandi ikindi cyanyuma Imana igukorera ubukwe bwihuse amen Rakaya shaya mine zotelevo manda rakaya sata ya mine zotelevo Imana imukoreye ubukwe n'ikimenyimenyi iyi ubukwe buzaba burimo imodoka indege za drone zifata amashusho niko Imana ivuganye nanjye uyu mujyi wa Kigali abantu mwese muraje mubibone nanjye ubu bukwe nzanabutaha mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje amen amen Imana iguha umugisha Imana ivuganye nanjye ngo hari inzoka bari barakutanzeho igitambo yari iri mu nda yawe yashaka gupfa ku itariki 30 z'uku kwezi ariko Imana irabihinduye iguhaye ubuzima buzima kandi irakwamamaje ni mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje amen Imana ibaho umugisha reka dusengere umugaragu w'Imana kuko Imana hari ikikoze kandi tuzaza gushima data mu izina rya Yesu iyo uvuze biraba wategeka bigakomera nzamuye ikiganza cy'umugaragu wawe nawe umuzamure ikuzimu aho bari baramutambyeho igitambo nurangiza umutambagiza igihugu nurangiza umutambagiza igihugu mu izina rya Yesu tubyambaje amen mbere yuko nsoza mudurakiye iyi ni Imana ikora ntabwo nzi ko mura n'uyu mugabo uyu munsi ariko isaha y'umuntu ibigomba kugira gute kugera sibyo rata Yego. iyi saha y'umuntu yageze Imana igice nzira aho zigeze zitari haleluya kandi umuhanuzi wese uzaguhanura adakoresheje icyanditswe ntuzamwemere kuko ubuhanuzi bwose buboneka hehe mu byanditswe byera Imana nishimwe haleluya rero wowe waba udukurikiye nitwa Prophète Jean de Dieu nkaba ndi umushumba ba mu gihugu cya Uganda ariko mvuka no mu Rwanda ukeneye kumpamagara kuri 0783 90 no kuri WhatsApp wanyandikiraho iriho cyangwa se ukampamagara kuteranya 256 72 7 cyangwa se kuri 0783 90 hari ibintu Imana ije kubohora nawe udukurikiye nawe hari ibyo byari byarapfuye nawe udukurikiye ibyo byari byaranze nawe hari ibintu hari ahantu bakuzingiye ariko Imana ije kukuzingura ni ukuri kuhoraho iyo Imana ikora namwe mujye muyikorera Imana ikubwira ngo nzakugira neza ajya ntago nzayisenga senga Imana ivuga ngo ndaza vuba nzanye ingororano ngorere buri muntu wese ndaza vuba Imana itakubwira ngo nzakugira neza ntuzayisenge ahubwo Imana ikubwira ngo ndaje nkugirire neza Imana iduhana umugisha shalom mu izina rya Yesu Kristo hanyuma Imana ibo umugisha mwinshi Prophète Imana iguha umugisha mu by'ukuri nubwo twatangiye dusa naho turi guseka cyane ariko hari n'umugambi Imana yari ifite hanyuma Nyagahene mu bigaragara urumva umeze ute uranezerewe ndumva nishimye cyane
Hallelujah. Yishimye cyane. Mu by'ukuri kandi wemera Imana ivuga. Wemera Imana ivuga rwose. Hanyuma reka tubashimire kandi tubifurize ibihe byiza. Ariko tutarasoza ndagira ngo subiremo aya magambo kugira ngo ejo uwo mwuka atazagaruka. Sana ibiganza byawe urasubiramo. Mwami Yesu, ndi imbere yawe, ibyaha nakoze byose umbabarire, unyandukure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, ibyanjye byose nakoze by'ibyaha umbabarire, umbabarire kandi umpindure umwana wawe. Ndahindutse rwose mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma wenda reka mbere yo kuvuga ku kijyanye n'igiterano ufite cyangwa se n'igitaramo ufite. Ntabwo ari igitaramo n'igiterano. Tubaze Nyagahene, hari ibintu byinshi wagiye umuhanurira ndetse yabashije no kumva ngira ngo wanamusengeye biragaragara. Hari n'abantu bari batwegereye bagiye bafashwa bavuga uti dushimye Imana ku bwa Nyagahene ko hari Imana igiye kumukorera. Amen. Reka Nyagahene agire nk'ibintu bike yavugaho narageza nawe atange nimero ya telefone. Hari abantu ushobora kuba baramubuze. N'umugisha wawe. Umugisha ukiboha. Akaba ari abantu bavuze uti Nyagahene twaramukundaga kuba tugize umugisha tukamubona tukabona na nimero za telefone byaba byiza. Nimero ya telefone yanjye ni 07 8 52 14 653. Amen. Urakoze cyane Nyagahene. Murakoze cyane. Prophet ngaho. None ntaragera kuri ibyo. Urumva mu mutima wawe umeze ute? Ndishimye sana. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umurira w'ijuru ndimo, sigaye ngende mu mucyo ukuri, Yesu mukiza niwe mucyo. Amina. Rero abadukurikiye ndabakunda Shalomo. Hari igiterane dufite mu mujyi wa Kigali, uzaze rwose. Ni igiterane Imana izahumuramo impumyi, ibirema bikagenda, ingumba zikabyara. Kizabera mu gihugu cy'u Rwanda. Kizaba kirimo ababishopu bakomeye cyane kuva muri Amerika n'abandi muri Afurika y'Epfo no muri Canada no mu Bufaransa. Bazaba ari igiterane cy'iminsi 3 ku itariki 23, 24, 25 z'ukwezi kwa munani. Kizabera hariya mu Kanogo mu mujyi wa Kigali. Rero muzaze, impumyi zizahumuka, ibirema bizabyara, ingumba namwe ubwanyu mwabibonye ko Imana iri gukora. Jewe ndi umuhanuzi muto, yari abahanuzi bakuru bagiye kuza bagakoreshwa n'Imana, ibitangaza bigakoreka. Ni ukuri muzaze mwirebera Imana ikora kandi mukene n'ubundi busomo. Iyo ni daimoni yari irimo, ariko Imana ishimye kwikuye. Haleluya! Ngo namufashe kunda, ngo yumva hari inzoka isohotse mu nda, kandi Imana yanyeretse hari inzoka bari baramurogeye ituma atazagira ikintu ageraho, imwonka amaraso agomba kumwica ku itariki 30/7, ariko Imana imuhinduriye amateka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe. Rero abadukurikiye murakoze cyane. Tugira Zoom